nk'ubusanzwe ni Pasiteri Basuzike, mukomeze kubana kuri ijambo ry'Imana. Imana ikomeze ibahe umugisha, ikomeze ibane namwe. Tugiye kureba muri Yohana 1:18, aravuga ati bana bato tugeze mu gihe cy'imperuka, kandi nk'uko mwumvise yuko Kristo azaza, niko nanone hamaze kwaduka abakristo benshi, ndetse n'ibyo bitumenyesha ko igihe cy'imperuka gisohoye. Ndasubiramo, bana bato tugeze mu gihe cy'imperuka, kandi nk'uko mwumvise yuko Kristo azaza, niko nanone hamaze kwaduka